Abantu benshi babona kwambara imyenda igaragaza ibice by'umubiri nk'ibisanzwe, ariko Bibiliya itwereka ko hari ingaruka mbi zituruka kuri byo. Muri iki kiganiro tugiye kubaganirira tubasobanurire ingaruka 11 zifatika ziterwa no kwambara imyambaro igaragaza ibice by'umubiri, kandi tubereke uko ushobora kubaho mu buryo bwo kwiyoroshya ushimwa n'Imana. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 6:19 niwe atubwira ngo mbese nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Tugiye kurebera hamwe ingaruka mbi 11 ziterwa no kwambara imyambaro igaragaza ibice by'umubiri. Icyambere, ingaruka mbi ya mbere, bituma umuntu aba igikoresho cy'irari. Aho kubaho nk'umwana w'Imana, abantu batangira kukureba nk'icyo gukoresha ibyo bashatse. Icya kabiri, bituma abandi bacumura. Yesu yavuze ko utera undi gukora icyaha aba nanone agize uruhare muri icyo cyaha. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 18:7. Isi izaboneshwa ishyano n'ibigusha abantu, kuko ibyo bigusha bitazabura kuza, ariko uwo muntu uzana ibigusha azabona ishyano. Icya gatatu, bishobora kwangiza izina ryawe. Imyambarire igaragaza umubiri ituma abantu batagufata nk'umwizerwa w'ukuri. Abantu benshi bagufata uko utari. Icya kane, bikurura imyuka y'ubusambanyi. Imyenda nk'iyo ikurura imyuka mibi, ituma umuntu atakaza ubusabane n'Imana. Icya gatanu, bituma wibagirwa indangagaciro z'ubwiyoroshye. Imana idusaba kwambara twicishije bugufi, si ukwerekana imibiri yacu. Aha icyo bishatse kuvuga yuko ibyo dukwiye gukora byose dukwiye kubikora duhereza Imana icyubahiro. Ntabwo dukwiye kubikora dukoze Imana isoni. Niyo mpamvu indangagaciro kenshi urazitakaza yo guca bugufi, kuko umuntu umeze gutyo ukunda kwambara imyambaro igaragaza ibice by'umubiri we, akenshi usanga nta kwiyoroshya agira. Igihe cyose numubona uzabona ari umuntu wumva ko ari hayi, yumva arenze, yumva ari umuntu ukomeye, yumva nta muntu wamukoraho mbese. Icya gatandatu, bihindura uko witwara n'imyumvire yawe. Uko wambara bigira ingaruka ku buryo wiyumva no ku byo wemera. Icyo bishatse kuvuga ahangaha nuko imyitwarire irahinduka, kandi n'imigendere irahinduka, kuko utangira kumva hari icyo uri cyo, hari urwego umaje kugeraho bitandukanye n'uko wari umeze. Nyamara nta n'icyo uri cyo, ariko kumva ko utangira kumva muri wowe hari urundi rwego uriho rutandukanye n'urw'abandi. Icya karindwi, byangiza ubusabane n'Imana. Umwuka Wera nta kundi imyambarire itagaragaza isuku n'icyubahiro cy'Imana. Kubera ko imibiri yacu ari insengero z'Imana, bivuze yuko insengero z'Imana dukwiye kuzitaho, tukazikorera isuku, tukazitaka. Ntabwo dukwiye kuzambika ubusa. Icya munani, bituma abandi bakwitiranya. Bamwe batangira kubona ko udafite umuco wubaha, bigatuma batagufata nk'intangarugero. Icya cyenda, bitera umutekano muke mu miryango. Imyambarire igaragaza umubiri itera ishyari n'amakimbirane mu miryango y'abantu, kuko kenshi iyo ukunda kubigaragaza cyangwa se ukunda kubyerekana imbere y'uwo mudahuje, cyangwa se imbere y'umugabo ufite umugore, icyo gihe hari uko wa mugabo agufata, ukurura amarari ye,
akumva arakwifuje cyangwa se akumva hari ukundi kuntu yakwitwaraho, bigatuma umugore we niba bibonye atangira kugira ishyari, rimwe na rimwe ugasanga urugo ntirutangiye kumvikana kubera icyo kintu cyonyine. Icya 10, bituma abandi bagufata nabi, aho gukubonamo agaciro k'umuntu bakubonamo ibyifuzo by'irari ryabo. Icya 11, bituma usubira inyuma mu buryo bw'umwuka, kuko igihe wibanda ku kugaragara utangira kwibagirwa gukura mu buryo bw'umwuka. Hari ibintu byinshi wibagirwa. Gusenga bigenda bishira muri wowe, ijambo ry'Imana rigenda rishira muri wowe, uburyo witwara mu murimo nabyo bigenda birangira. Imibiri yacu ikwiye kuba insengero z'umwuka, kandi umwuka w'Imana agomba kuba muri twebwe. Tugomba gukora ibintu bigaragaza neza ubushake bw'Imana, tugakora iby'Imana ishaka kuruta ibyo twebwe dushaka. Kora subscribe kuri channel yacu Pastor Ibaho Official, kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro byubaka ubuzima bwawe bwo mu mwuka. Imana ibahe umugisha.